Hano kuri Gubwa Neza TV twaje hano mu gikoni, murabibona kuko twamaze kugera mu gikoni. Rero uyu ni umwanya nabwe ko inyama yose iribwa tuzayitegura. Dore iyi ni ya nkoko nini, nkoko icyo bita dendo, cyangwa se mu kiranwa bayita ngo ni caricune, mu gifaransa ni dendo, rero mu cyongereza ni turkey. Rero twebwe turacyakomeje Thanksgiving cyangwa se gushima iby'Imana yadukoreye. Dendo rero ngiyi niyo uyu munsi ngiye kubategurira. Ubu tugiye kuyibaga, niturangiza kuyibaga ndaza kubereka uburyo ki tuyitegura. Dendo rero niyi, ubu tugiye kuyibaga, tubanze tuyikureho aya matako hasigaye, ubwo muraza kureba ibikurikiraho. Ngiyi rero dendo yacu, murabona ko rwose ni imeze neza rwose. Murabona rero irafite itako wagira ngo ni irye kimasa rwose. Ni dendo yakuze ifite itako wagira ngo ni irye kimasa. Muraribona ukuntu ringana. Rero niyo bita dendo. Uyu munsi turakomeza dusangira amasomo. Niba utaruzi gutegura dendo rero uze kwegera hano nkwereke uburyo bategura amasomo ya dendo. Ubwo turakomeza bereka uburyo ki dukomeza hano kuri Gubwa Neza TV. Amasomo y'uburyo bwose tugomeza tuyabagezaho. Murabona wagira ngo ni ikimasa rwose, ntabwo iyi ngiyi kiri dendo, wagira ngo ni ikimasa ukuguru kwayo iguteye umugeri wahindagara. Reka rero ngira ngo mu mwanya ndaza kubagezaho uburyo ki nyene tutangira kuyitunganya. Murakoze, mukomeze muze gukurikira. Turekere kameramani ndaza kumubwira yongere agaruke. Hano no nkuko mbabwira kuko ari ku ishuri kuri Gubwa Neza TV. Hano ni ku ishuri, ngira ngo murabibona iziko ryanjye nariteguye ryatunganye. Dendo nayo murabona ko maze kwikuraho, murabona amaboko yayo, murabona namaze gukuraho ibinyita niba ariko nabyita cyangwa amatako. Murabibona, murabona hano hari agatuza kayo rwose, ntago wagaterura. Murakabona agatuza kayo, ntabwo wagaterura k'iyi dendo. Dendo yari yarakuze ku buryo buhagije. Rero navuga ko nzabigisha guteka. Murabona ikidare rero icyo tujya twita ikidare. Iki ni ikidare, iki ngiki nicyo kiryoshya ibiryo byose. Ubu rero nkuko maze kubereka ko tumaze kuyikuraho uruhu, ubu ikigiye gukurikiraho ngiye kubanza gutunganya umufa. Umufa rero urakomoka muri iki kidare. Iki kidare rero ikintu ngiye kugikorera, ngiye nacyo kukishambura. Noneho nimara kugisambura mbanze ngihindure brown. Nimara kugihindura ibara, nicyo kiraza kuvamo isosi turaza kufatisha uburisho bw'iyi dendo yacu. Murabona ni ikidari, inyama zose nazikuyeho, hasigaye ikidare gusa. Ubwo rero mukomeze mundebe kuko ubu ngubu ngiye gukora urundi rugendo rwa kabiri rw'iki kidare. Cyo ngiye kugikorera, muraza kwirebera ukuntu biraza kugenda. Ubwo icyo ngiye gukora nta kindi, ngiye gufata iki kidare kimeze gitya. Ikintu ngiye gukora nta kindi, ngiye gufata ikidare kimeze gitya. Naho mpite ko ngiye kureba hano papier ko nyifite.
ikindi ngiye kubanza gukora ikidare, nicyo tugomba guhera. Ngiye kubanza ngishyire kuri ya sahani ejo nanjye ndi kubereka twari turi gukoresha mu kotsa urubavu rw'akabenzi. Uyu munsi rero ya sahani irahinduka yotse, itegure umufa. Ruracya kidare rero ndagifata nkirambikeho hano gutya, mbanze nkirambike hano gutya cyose, n'ibijyanye nacyo byose mbirambikeho hano. Ko hano nshatse nashakisha uburyo ngira ngo iki ngiki nacyo nshatse ko nubwo nakigira gutya nta kibazo, mbigire batya. None nimara kubigira atyo rero ikintu kigiye gukurikiraho, ahangaha reka ndebe ikintu ngiye gukurikizaho. Ubu ngubu ngiye guhita ko iki kidari cyacu gishyira hano mu ifuru, twakwita mu ifuru, kibanze gihinduke, imbanze ngihindura ibara kugira ngo gize gutanga umufa umeze neza. Rero ngiye kubanza kugishyira mu ifuru, nimara kugishyira mu ifuru ndahishyiramo iminota byibura irarenga 20. 20 iri mu ifuru byibura iraba imaze guhinduka ku bushyuhe butari munsi ya 200 ku mpande zombi. Ubwo rero ahangaha mu nyuma y'iminota 20 mu mwanya, iyi ngiyi nayo murabona aya maroti icyo twakwita inyama ziribwa, nazo ngiye kuzishakira ibirungo. Reka nze mbereke ibirungo bimwe mu byo dukoresha kuko ndabifite. Ibirungo dukoresha rero byose mba mbifite hano, mba nabishyize hamwe. Hano hari ibirungo murabyitegereza neza. Hano hari puwaro, hano hari rosemary, hano hari igitunguru, noneho hano hari iteke rya seleri, hakaba n'amababi ya seleri. Ibi ni ibirungo rero ndifashisha mu gutunganya, ariko nkagira nyine nababwiye kuko iki kirungo kitajya kibura cya black pepper, nacyo tuba tugifite. Iki ngiki ndabona seleri yanjye irimo irantenguha, ariko seleri nako rosemary seleri nayo iraza kuzira, ariko iyi ni rosemary cyangwa se thymian nk'uko mubivuga. Iyi ngiyi iraza kuziraho. Rosemary rero iri ahangaha, thymian nayo mu mwanya ndayizana ishyira ahangaha. Ibirungo byanjye rero murabona biragendana n'iyi. None ubu ikindi kintu turakora, turaza kubereka rero ibiri uburisho, nabwo ndaza kububagezaho uko turagenda tubitegura. Ubu rero murabona kuko icyo ngiye gukora, aya maroti cyangwa se aya matako y'iyi rendo yanjye ngiye kuyatunganya nyakate. Buriya itako, ubundi itako ry'inkoko riribwa n'umuntu umwe, ariko iri ngiri ryo ntago riribwa n'umuntu umwe. Iri ryo nta muntu umwe warirya ngo arimare kubera ukuntu ari rinini. Murabibona ngira ngo ukuntu ari hano, ukuntu rimeze neza rwose. Rero turishyiramo gutya, murabibona rwose ko itako riba rimeze neza, ari rinini ku buryo buhagije. Murabona rero n'amaboko yayo nayo ntabwo ari matoya rwose. Amaboko yayo nayo ntabwo ari mato, murabibona
ifite amaboko wagira ngo ni ay'inyana cyangwa ikimasa cyariye neza. Ubona rwose amaboko yayo afite imboga. Aha rero muri kubibona ko amasomo nyene ubu ngubu yatangiye. Ubu rero mu mwanya ngiye, murabona iyi dendo yanjye ntabwo wayirya umunsi umwe ngo uyirangize. Ndaza kubereka mu mwanya biri kubukurikireho. Ubu ngubu hano hasi harimo gutegura umufa turaza gukoresha mu kurya iyi dendo yacu. Ibirungo murabona biri ahangaha, ngiye gukurikizaho kubikata. Mu mwanya rero ndaza ku cyiciro kirakurikiraho ngira ngo ndaza kubereka uburyo ibirungo ngenda mbivanga n'iyi mboga yacu ya dendo. Reka rero mbe kata ibirungo mu mwanya muze gukurikira. Ya rero nk'uko nababwiye, ubu ngubu ibirungo ntangiye kubitunganya, biraza gukora wa mufa. Ya nyama nayo murabona kuko murabona yari nini nyine, nayigabanyijemo ibice bibiri. Iki ni igice kigenewe uyu munsi kuribwa. Ubwo rero icyo dukora ni ukubanza gushyiraho umunyu. Ubanza ugashyiraho umunyu. Mu mwanya nayo ndaza kuyihindura ibara. Inyama igomba guhinduka ibara iyo urangije gushyiramo umunyu. Ikindi kintu ukora, ushyiraho ya piwa yawe, ya black piwa nk'uko babivuga, cyangwa se black pepper. Ukayishyiraho. Mwibuke ko icyo turi gukora hano ari dendo. Iyi ni dendo rwose, mwibuke neza hatazagira uwibagirwa inyama twatunganije uno munsi. Ni inyama ya dendo cyangwa se karikuni cyangwa se taki mu cyongereza nk'uko benshi babivuga. Rero ndahamya neza ko uyu munsi isomo riragenda neza. Rero hano ibirungo nabyo bikaba ngo tubihindure ibara, nabyo bigomba guhindura ibara kugira ngo isosi yacu ize kuba ari umweru. Isosi cyangwa umufa wa karikuni ugomba kuba atari umweru, atari n'umukara, ahubwo ari ibara nyene yenda kumera nk'umuhondo, ariko utari umuhondo cyangwa se umuhondo, niba nayita umuhondo wijimye. Yatuvuga bamwe bavuga ngo ni brown sauce. Ubwo rero byanze bikunze ibirungo bigomba nabyo kuba byahinduye ibara. Ibirungo byose ugomba kwirinda gushyiramo ibirungo bitahinduye ibara, kuko ibirungo bishyizemo bitahinduye ibara ari icyatsi kibisi, uza gusanga kubona nyine bitameze neza. Kandi ugomba kwirinda gushyiramo ibirungo by'ibibabi. Ibirungo byose ushyiramo hano uri gutunganya umufa wa karikuni, ugomba kwirinda gushyiramo amababi.
ibirungo rero navuga ko ubu turi kubihindura ibara. Nitumara kubihindura ibara, ndumva hano hasi bimeze neza byamaze gutungana. Ndabona rwose biri mu nzira yo gutungana. Ubwo iyi nyama nayo mu mwanya ndaba ndi kubihindurira ibara. Rero ibi nibyo twita nyine ubuhanga bwo guteka, ugasanga inyama ya dendo imeze neza rwose, irasa neza nta kibazo na kimwe ifite. Ndi kubona kamera yanjye menya ishobora kuba ifite ibibazo yegeye hasi, nzi neza ko iri kumfata neza, ariko niba itari, ndahamya neza ko ibyo ndi gukora muri kubireba. Rero ndagira ngo mu mwanya nibimara guhindura ibara, bigomba guhindura ibara bigahinduka, ntibibe bikiri umweru cyangwa se icyatsi kibisi. Bigomba byanze bikunze, umuntu agomba gukoresha uko ashoboye ibirungo bigahindura ibara. Ubu ni bwo buhanga bwo guteka bwo gutuma isupu udasanga ari umweru, cyangwa ngo usange itameze neza. Igomba gusohoka mbega ifite uburyohe bwose bwabiteganyijwe. Inyama yanjye rero nayo ubwo ngubwo iri aho ngaho, irimo irahumeka neza. Ndamya neza ko kamera bashatse bayihagarika neza ikabireba, biri guhinduka ibara. Urabona n'ibitunguru byasaga n'umweru ariko bitangiye guhinduka. Nabwe ibirungo byose rero bya dendo nabiberetse. Ugomba kuba ufite karoti, ugomba kuba ufite seleri, ugomba kuba ufite igitunguru cy'iteke, ufite poiro, ufite na rosemary na timian. Ibyo ni ibirungo bikora umufa, kugira ngo ubundi ibiryo byose buriya biryoshwa n'isosi cyangwa se umufa nk'uko bamwe babivuga. Inyama yose uko wayiteka ukayihereza isosi mbi, ubwo ihita ko ita uburyohe n'ubusugire. Ubwo rero ndabona hano bimeze neza, ibirungo byanjye bimaze guhindura ibara. Ikintu gisigaye ndagira ngo bazamure kamera ihagarare neza rwose. Ngiye gukuramo dendo yanjye hano. Abankurikiye kuri aya masomo ndagira ngo mbabwire ngo aho mutazajya musobanukirwa mujye mwandika commentaire mbere hano mu gikoni kugira ngo mbasobanurire. Iri ni ishuri nashinze kugira ngo mbasobanurire gahunda zose zo kurya neza. Tugomba kurya neza mu buryo bwiza. Rero hano iyo bimaze kugera gutya, ibirungo bimaze guhindura ibara, nabyo bikuramo hano biri. Ibirungo bimaze guhindura ibara nabyo mbikuramo ahangaha biri. Murabona ko byahinduye ibara, byabaye ni umuhondo wijimye niko navuga, ntago ari umweru, kandi mbega urabona ko byabaye umuhondo wijimye. Mbikuramo rero nkabishyira hano.
noneho ngategura icyicaro cyo gukuramo cya kidari, icyo twise ikidari cyamaze kumera neza rwose. Ubwo rero icyo tugiye gukora ni ukugikuramo, mukareba ukuntu cyahinduye ibara. Sanga ibara ryahindutse rwose, murabona ukuntu ikidari cyahindutse. Iyi rero niyo supu, aha niho harava umufa. Ubwo ikintu ngiye gukora iki kidari ni ukugifata nkakizana hano. Ubona ko cyahindutse rwose, ibara ryahindutse. Ubu ufata iki kidari ugafata n'ibi birungo, urabona kuko bifite ibara risa. Ibi rero nibyo biraza kubyara nyine ya brown sauce tujya kuvuga. Ubwo rero turaza tugifate tugishyiremo hano gutya muri iyi safuriya yacu twateguye. Aya ni amagufa rero ya dendo nyine ari bubyare isosi. Noneho hano tugafata bya birungo byacu tukarenza hejuru hano ya cya kidare. Bya birungo byacu umurimo bikora ni ukuri, abari nabyo rwose mbikoreye dekorasiyo. Ubwo rero ndangije, kuko ubu bwose ni uburyohe buba bwagiye buba mu kidare, ndaza nkaburenza hano hejuru gutya, kuko ubwo ni uburyohe. Rero iyo maze kubikora gutyo, ikintu gikurikiraho hano ni amazi. Hano ni amazi. Ubu tugiye gushyiraho amazi rwose araza kubyara umufa. Byibura ugomba gushyiramo amazi ku buryo urabona rero urashyiramo amazi ku buryo amagufa yose nyine umva ngo ararengewe. Ubu rero aya mazi ishyizemo, aya ngaya arahagije kugira ngo urebe nyuma y'iminota 20 umufa uraba ubonetse. Ntabwo bitinda nk'umufa w'amagufa y'inka, umufa wa dendo, umufa w'inkoko mu minota 20. Ubu ngubu ndaza kuba mbereka. Ubwo hagati aho ngaho ntabwo ngiye guhita mpagarika, ngiye gukomereza nkora n'icyo bita izi nyama nazo ngiye kuzihindura ibara. Nyama nazo ngiye kuzihindura ibara kugira ngo umufa uze kuboneka n'inyama nazo zamaze guhindura ibara. Ahasigaye ibintu byose bize kugendera kuri gahunda. Rero niyo mpamvu babwira ngo hano uzaza kuri Gubwa Neza TV azahigira amoko yose y'ibiribwa tubona iwacu mu ngo zacu. Ubwo rero hano ngiye gukomereza ku rwego rwo guhindura inyama yacu ibara. Nababwiye kuko iyi pano nyene ni karundura. Ini pano ni rurangiza rwose. Iyi ngiyi ubona ni karundura mu guhindura ibara ry'inyama. Ugomba igihe cyose ushaka guhindura ibara ry'inyama ugomba gukoresha ipano ifitemo hano umukara. Ukoresheje hari umweru, ni ngombwa ngo iyo nyama ize gushirira.
amasomo rero mugomba kujya muyakurikira. Inyama yanjye rero irimo umunyu, dendo yanjye irimo umunyu, irimo black pepper, yamaze murayibona neza kuko isa nk'iri yamaze guhumeka, uburyohe bwatangiye kugira gute kugaragara inyuma ntarayishyira ku ipano nyikarangiraho. Buri kintu ngiye gukora ngiye gutangira kuzihindura ibara. Guhindura ibara rero nukureka iyi nani yanjye ipano yanjye ikabanza igatungana igashyuha, urayireka ikabanza igashyuha igakomera. Yamara gushyuha igakomera, ubwo ngubwo nta kindi ukora wita ko uhindura ibara. Ntaribagirwa hano ugomba gushyiramo hano muri iyi supu, ugomba gukora uko ushoboye. Iyo uyifite nk'iyi ngiyi ukora uko ushoboye ugashyiramo twa black pepper dukeya tw'indete. Ntabwo dusya, ushyiramo duke cyane tw'indete, ngira ngo muratubona duke cyane kuko izi ngizi zigira ingufu nyinshi cyane. Ugashyiramo kugira ngo iyi supu ize kuba bize kongera uburyohe. Ahangaha rero tekereza ko muri kunkurikira bihagije. Turacyategereje ko ipano yacu ibanza igashyuha, noneho inyama yacu tugatangira kuyihindura ibara. Niba muri kwitegereza hano muri kubona kuko ya sosi yacu yatangiye amazi yatangiye guhindura ibara. Ubu minota 20 biraba birangiye, iraba imaze gutungana. Ipano yacu nayo ndumva itangiye. Rero ipano imaze gushyuha ushyiramo amavuta make cyane ashoboka. Hano mfitemo amavuta aya mavuta nababwiye kuko ya buto ni amavuta meza cyane. Amavuta ava mu bimera, mu bihwagari, ni amavuta meza cyane. Ushyiramo n'udutonyanga. Iyi yo rero biteye kuko ari na dendo yo yigirira amavuta 85% ni amavuta yayo. Wirinda rero gukoresha amavuta menshi, kandi nanone ukirinda kwikamuramo amavuta yayo, ko mu kwikamuramo amavuta yayo uri kwigabanyiriza uburyohe. Reka rero hano mbereke uburyo bwiza bwo kuyihindura ibara. Hano nabwo ari gushyiramo utuvuta duke cyane, two turahagije. Ni nk'ikiyiko nacyo kiriya kirunga isukari. Kariya kayiko rwose karunga isukari aba ari kugira ngo ipano yacu imere nk'iyinyerera. Ubwo rero noneho turatangirira hehe? Turatangirira kuri iyi ngiyi, tubanze duhindure ibara. Duhindure ibara, izi ngizi zibanza zihinduke ibara rwose.
ugenda uhindura inyama ibara rero nababwiye ko mu guhindura inyama ibara ikintu wirinda gukora mu bintu byose wirinda kugura uruhande rw'ibyo uri guteka. Iyo ukererewe gakeya usanga ibara aho kugira ngo rihinduke umuhondo ryahindutse mu ndebere nk'iyi mbabona ko yahindutse umuhondo. Utinze gakeya usanga ihindutse umukara. Urabona nk'iyi ngiyi yamaze guhinduka umuhondo. Ubwo rero ugomba kuba bugufi ukabara ni nk'amasegonda 45. Ikano yawe yahiye inyama guhinduka umuhondo ntabwo bitwara igihe kinini. Urabibona ukuntu iba yahindutse umuhondo ariko ntabwo ari ibintu bitinda cyane rwose ni ukunyuzaho. Kandi igomba guhinduka umuhondo mu mpande zombi. Urabibona rero ko iri guhinduka umuhondo igenda inagira gute iniyegeranya ukabona ibimwe irabyimba uyireba. Nicyo kitubwira ko dendo rero itangiye kugera ku mwanya mwiza nyine wo kuyitunganya. Ugomba kugiye kugumya ureba ucunga ku buryo nta hantu. Urabona nk'iyi ngiyi ku rundi ruhande nayo yagize yahinduye ibara. Urabona nk'iyi ngiyi nuko ugenda ucunga ku buryo impande zayo zose zihinduka neza nta rucikano. Kugira ngo murabibona kuko ndi kugenda nshyiraho impande zose kugira ngo zihinduke ibara ntihagire icikana na gakeya. Ugomba guhindura ibara ukumva ngo impande zayo zose zirahindutse ibara. Uburyohe bwayo bukaba buyirimo mbega bukayigumamo ntaho bugiye. So murabona rero ko icyo twavugaga ya nyama yacu ya dendo murabona ko namaze kwihindura ibara. Murabona ko umufa wayo nawo urimo hariya. Mumenye neza ko ubu ntabwo iragera igihe cyo kujya ku meza. Umufa uri hariya. Ubu ikintu ngiye gukora rero ngiye gukora ku buryo igomba kujya hehe. Igomba kujya kuyitunganya mbega ku buryo wa mufa wayo ugiye kongera ugiye kuyikoraho. Ariko ngiye kubanza gukora akarungo nako k'inyama. Nakoza akarungo k'umufa ariko ngomba gukora n'akarungo k'inyama byose bize kugendana bimeze neza. Ubwo rero ikintu ngiye gukora nta kindi mu gukora akarungo kayo n'ubundi ni igitunguru na rosemary ngiye gukoresha. Ibiti igitunguru kirakora cyane na rosemary. Rero ikintu bita igitunguru hano kirakora cyane na rosemary. Igitunguru ndagira ngo mbasobanurire ko gikora cyane, kiba gifite umurimo munini hano. Rero ubundi ndi buze kukibuza hariya kugira ngo kize kuza gifite uburyohe. Hasigaye mukomeze murebe ukuntu rero dendo itunganywa umuntu akayirya akumva koko ni inyama imeze neza. Igitunguru cyanjye rero ndagitunganya cyo bitewe kuko ni ukugikatamo duto duto. Ariko cyo ni
tugiye kugikoresha mu gutunganya inyama. Ni ngombwa ngo rero kigenda ari duto duto, ntabwo kigomba kugenda ari ibintu byinshi, kigenda ari utuntu duto duto. Nacyo ngiye kubanza kugihindura ibara, ubutunguru rwose katari gato gato cyane. Ubu ni bwo buhanga bwo guteka iyi nyama yagera ku meza kuko ukumva ari inyama imeze neza. Igitunguru rero cyanjye igiye kugitunganya rwose vuba vuba ahangaha. Ntabwo kigomba kuba ari ibintu binini, ukatamo duto duto cyane. Rero iyo urangije bya bitunguru, uyu muntu abigira gutya akabishyiramo hariya bigahindura ibara. Bishyiramo hariya kigahindura ibara. Iyo kimaze guhindura ibara, ugomba gukoresha uko ashoboye, agakoresha na tungurusumu, nayo ni iya ngombwa cyane mu biribwa nk'ibi ngibi. Tungurusumu rero ni iya ngombwa, nayo uba ugomba kuyifashisha kugira ngo iri mu bintu bituma byongera nyine uburyohe. Nacyo ni ikirungo, nk'uko utateka inyama y'inkoko ngo ure kudashyiramo tungurusumu na dendo. Tungurusumu ni ngombwa ngo uyishyiremo ariko utayihuye, ahubwo uyikataguyemo utuntu duto duto. Abantu bamenyereye guhura tungurusumu, ariko nk'iyi ngiyi ni ngombwa kugira ngo ntuyihure, ahubwo uyikatemo duto duto. noneho ushyiremo hano ikintu ukora nta kindi rero. Hano ibi bitunguru bimaze kubona bimeze gutya, bikora ko turi mu rwego rwo kubihindura ibara. Bivuga ko turi mu rwego rwo kubihindura ibara. Rero dushyiramo n'amavuta ya bata, ayo twita bata. Ni ngombwa kugira ngo uyashyiremo kugira ngo bigire nacyo buriya aya mavuta nayo yongeramo uburyohe, reka bari ko mbivuga, cyangwa cyo twakwita uburyohe. Nayo tukayashyiramo ahangaha. Rero ubushyuhe burimo, ko tugomba gushyiramo ubushyuhe. Noneho ugafata ya rosemary yacu navugaga, nayo ugakatamo duto duto rwose. Ntagomba gukata ibintu binini, ni duto duto. Duto duto cyane. Duto cyane ku buryo hano ugashyiramo
urabona ko rero hano urimo kugira ngo bihindure ibara gusa, nta kindi uba ukeneye ni ukugira ngo ibara rihinduke. Ikindi kintu ukora shaka uburyo ushyiramo na sosi tomate, nayo ni iya ngombwa kuyishyiramo nyinshi, ariko ukaba ugushyiramo gakeya. Sosi tomate nayo ugashyiramo gakeya, ntushyiremo nyinshi. Ubwo ahangaha byacu kugira ngo urabona kuko hano byamaze guhinduka ibara rwose. Iyo bimaze guhindura ibara rero hano haba hari isorori yabigenewe gutekerwamo. Ukomeza hano ukayifata, urabibona hano ndayifite rwose yabigenewe gutekeramo izi nyama zose. Nkazishyiramo nyama yose, nkayishyiramo gutya, nkayishyiramo rwose. Rero hano uba ugomba ufite ngombwa ngo byibura uba ufite agafarine, nako ni akangu. Ifarine nayo ni iya ngombwa cyane, kuba ufite ifarine ni ngombwa cyane kuko nayo iri mu byo ugomba gukoresha. Rero ndaza nirebere hano, ugomba kuba ufite agafarine, nako ni akangombwa kuko uragakoresha, kuko hano ugenda ushyiramo agafarine gake gakeya, nta gushyiramo nyinshi. Ugenda ushyira kuri buri nyama gusa gake gakeya. Uko ugenda uzishyiraho niko ugenda ushyiraho agafarine, ariko ugashyiramo gakeya. Ushyiramo agafarine ariko ugashyiramo gakeya, gake cyane rwose, apana gushyiramo byinshi. Ushyiramo gakeya gatuma bimera neza, bikaba bifite injyana. Isigaye ushyiramo gakeya nk'uko nabivuze, buri nyama yose byibura ikabonaho agafarine. Ushyiraho gake gakeya, gake cyane rwose. Hano iyo turangije hano, icyo dukora dufata kuri ya sosi yacu iri hano mu mwanya, tugafata akayungirizo tugakuraho iyo dukoresha, kuko yose ntabwo tuyikoreshereza icyarimwe. Murabona ko ari nyinshi. Iyi ngiyi iyo dushatse duhita ko tuyongeramo hano. Noneho ubwo icyo dukora
tubanza twongeramo n'umunyu mukeya kubera kuko nubwo mu nyama urimo ariko no mu isosi hagomba kuri bukenere nk'umunyu, hano tugomba kongeramo umunyu mukeya kugira ngo ibintu bize kuza kumera neza. Iyo bimaze kumera gutya rero dufata wa mufa wacu uri hano tukabanza kuwunyuza mu kayungirizo. Wa mufa rwose niwo turi kunyuza mu kayungirizo kugira ngo dukuremo umufa. Hano nta kundi kuntu wawukuramo rero, ni ngombwa ngo ukoreshe akayungirizo. Iyo turangije rero gushyira wa mufa wacu, murabona kuko wabaye brown, ngira ngo murawubona hano. Turawufata tukawumenamo hano muri bya birungo byacu. Ibyo birungo rero mu kubikuramo, ngira ngo kamera yanjye muracyayikurikiye, mfata hano bya birungo nkabimena hejuru ya za nyama gutya. Murabibona ko rwose byose nkabimenaho gutya, uko biri cyagaragara ko bikiriho, kandi byose ugomba kumenya ngo byose ubikuyeho. Ibirungo byose ugomba kubikuraho wakoresheje hano. Rero murabona ko isosi yahimaze guhinduka ibara, niba muri kuyitegereza ugenda umena hejuru za nyama zawe, nako ibirungo rwose bimaze gushiraho hano. Bimaze gushiraho hano rero icyo dukora hano turongeramo umufa, kuko biba bigomba kugera byibura muri 1/2 gutya. Uyu nguyu rero, uyu nubona noneho turangije kubigenza dutya, tureba umufuniko reba umufuniko rwose ugenewe ukwiriye ahangaha. Ndabona ko hakwiriye, ariko umufuniko ndumva mufite rwose hano. Ndebe umufuniko wabigenewe noneho. Teko kandebe hano naho ntabwo urahari, harimo upira. Ngombwa kugira ngo tuba dufite umufuniko upfundikira ugahuza. Turebe hano, aha hano rero ndabona umupfundikizo hano ukunda. Ndebe kuko ufunga hose, ko umufuniko ugomba ufunga hose. Ndabona rero ufunga hose, rero ufunga hose ni byiza. Ubwo iyo bimaze kumera gutya, nta kindi ndafata nkazana hano muri ifuru. Nza hano mu ifuru. Icyo nkora mu ifuru rero nta kindi, ni ukurekamo za mboga zanjye, tugategereza iminota 15. Ubwo mu minota 15 ngiye gushyiramo iminota 15. Iminota 15, ariko reka kugira ngo bize kumera neza, bize kuba bifite umwuka wose uza kuba burimo. Banze ndetse
banze mfunge neza kugira ngo nze kuba nizeye ko umwuka wose uraba uri kujyamo neza. Naho ubundi ntafunze neza birangora kugira ngo nizere ko umwuka nkeneye kuko ugira umurimo mwinshi mu guteka iyi mboga yacu. Ubwo rero kugira ngo umwuka mbe shuwa ko uri kujyamo, ni ngombwa ngo mbanze mfunge neza hano ku buryo bwiza. Urabona hano ndi gufunga kugira ngo umwuka uze kuba urimo nta handi hantu werekera, ahubwo uze kugumamo nk'uko wakabaye. Rero iyo maze kugira gutya ngira gutya, noneho umwuka nkaba nizeye ko ubungubu nizeye ko umwuka byagenda kose uragumamo kuko ndafunze neza. Urabona ndahita nshyiramo hano, namara gushyiramo hano ngashyiramo ubushyuhe byibura hagati y'150 na 200 n'iminota byibura itari munsi ya 25. Iminota 25 rero biraba bitunganye. Ubwo turaza gukurikira mu mwanya uko biraba bimeze. Mukomeze mukurikire mu mwanya ibiryo byacu biraba bihiye. Umwanya rero nababwiraga kuko inyama yacu tuyishyize mu ifuru kugira ngo ihire mu ifuru. Ubu ndahamya neza ko iminota twayihaye yageze. Ubu icyo tugiye gukora, tugiye kuyikuramo kuko ifuru iba igomba kuba yashyushye imeze neza. Muzi ko twashyizemo ifuru neza. Reka dupfundure rero ifuru yacu turebe. Ndahamya neza ko ubu ngubu bwose ibintu byose byagiye ku murongo. Ubu turapfundura ifuru yacu dukuremo ya nyama yacu twapfundikiye. Byose bigomba kwegera ku ruhande kuko ibishyushye ku buryo buhagije. Noneho turafunga ifuru yacu kareba rero uko bimeze. Ko ndabona ko bimeze neza. Nabambwiye ko iyo turi gukorera hano icyo dukora cyose tugomba kubanza koza ibyo turi gukoresha kugira ngo bize gukoroha. Rero ndaje mpfundure, ndagira mushya kugira ngo ntaza kwibeshya ngakoraho. Ndaje mpfundure hano turebe neza uko byifashe. Uko byifashe rero murabibona uko namwe byifashe ko ibintu bimeze neza. Namwe murabibona. Ubwo ikintu ngiye kureba rero aha ngaha ni ugusuzuma numva ko ibirungo byose byakoze. Numva ko ibirungo byakozemo hano. Cyo kongeramo n'umunyu. Urabona rero ko inyama yacu rwose ko imeze neza. Twongeramo n'umunyu mo hano. Noneho twamara kuwushyiramo ntabwo tuyisubiza mu ifuru, turahita dutereka hano. Twongere tuwuzane hano gutya bapfundikiye neza. Ushatse hano twazana umufuniko ushobora kuhakwirwa, tukawushaka tukareba ko tuwubona. Hamya neza ko uyu nguyu ushobora kuhakwirwa.
bigategurwa neza, tugashyiramo iminota yindi 5. Nyuma y'iminota 5 iyi nyama yacu iraba ihiye. So rero ubu aka ni akanya rero ko kugira ngo turebe ya dendo yacu ubu ngubu yamaze. Murabona ukuntu isosi isa, murabona nayo ukuntu imeze yiyashije, murabona ko rwose imeze neza. Rero tugeze ku mwanya wo kumva uko bimeze. Dufite hano umunyeshuri mbabwira ujya wumva ko ibintu bimeze neza. Murabona ko yamaze kugezaho. Abantu suhuza abadukurikira kuri Gubwa Neza TV. Aha, umunyeshuri rero yageze aha ngaha, ubwo n'uvuga ngo tugomba kwitegura kwegera ku meza. Ubwo rero ikintu duhita dukora, tubanza tugakuramo inyama imwe nziza rwose, tukareba uko ibintu bimeze. Murabona uko nababwiye ati ibigomba kuba yahinduye ibara, murabibona hano ko yahinduye ibara. Ubwo rero icyo dukora ni ukuyikata gutya tukareba ko, murabona ko yahiye, murabona ko imeze neza rwose, nta kibazo na kimwe ifite. Murabibona. Ubwo ngubwo rero umunyeshuri agomba igihe cyose kumva uko bimeze, sigaye agatanga amanota. Tanga amanota bimeze bite? Abakunzi bacu bagubwa neza, ariko reba muri kamera kugira ngo abakunzi bacu bagubwa neza. Bimeze bite? Bimeze sawa? So ngwino uhagarare hano rero. Ubwo ngubwo rero nanjye nka mwarimu uteka, ngomba ndi hano nkiyegereza ifoke kugira ngo numve uko ibintu bimeze. Dendo rwose bimeze neza. Rero nahangaha dusoreje isomo ry'uyu munsi. Twateguraga dendo. Mukomeze muryoherwe kandi mugire ibihe byiza. Muryoherwe amasomo rwose ya Gubwa Neza TV yo gutegura neza ibyo kurya. Murabibona rero ubu byamaze gutungana, bigiye ku meza.